Yes, twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, amahoro Imana akomeze kubana namwe kandi tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza cyane aho muri hirya no hino. Mwebwe mudahwema kutwereka yuko mudukunda, natwe turababwiye ngo turabakunda cyane. Love you so much. Noah, ndakumva umeze neza? Pasiteri Noah ariko ukunda kumamagara Noah gusa. Noah nta none ngende iti. Oya, jya uvuga Pasiteri Noah. Narabwiye ngo umusaza afite amahane. Pasiteri Noah. Mushumba Noah, turakwakira mu izina rya Yesu Kristo. Nakoze cyane. Ngibyo TV show irahabaye, Abasenga TV irahabaye, Noah TV 1 irahabaye, n'indi channel bita Ndamuzi TV nayo irahabaye. Umeze neza? Ndaho ndashimira Imana. Ubaye icyamamare. Kamera zose hamamare Yesu. Hamamare Yesu. Uri muri nguteza agatego ngo ati ndakomeye. Hamamare Yesu uri muri njye. Ariko ako kaje icyo kintu tuze kukiganira. Turi kumwe n'umukozi w'Imana kandi none inyuma ya kamera witwa Nyirimana Andre, muramuzi cyane kuri Ndaguteture TV ndetse na Ngibyo TV show yahageze. Mukande subscribe kandi like, share, comment ni karibu. Andre, ndakwakira mu izina rya Yesu, wongere ijwi uganire n'umusaza ibintu byubaka abanyarwanda. Murakoze cyane, ariko njyewe ndashaka guhera kuri icyo kintu. Yego. Icyo kintu wari utangiye kwita Noah, nawe ati uya shyiraho pasiteri cyangwa se ushyiraho umushumba. Yego. Ese Noah pasiteri, iki kintu ntabwo cyaba kigaragaza nk'aho ari ukwishyira hejuru no kuzamura icyubahiro kuruta uko twagiha Imana? Oya. Habanze hubahwe data n'umwana nawe yubahirizwe kandi yubahirizwe muri twe. Ntabwo rondi bujye kure. Yego. Uri umukozi w'Imana, twemera twagiye tukubona mu biganiro bitandukanye ku macano atandukanye, rwose wagiye uvuga ubutumwa abantu benshi bakagukurikira. Pasiteri rero ndagira ngo nkwibariza ka. Yego. Ese ubona ute kuri ibi bijyanye? Uvuga umushumba. Koko Mana yanjye. Amugani Noah pasiteri ko numva afite amahanera. Umushumba Noah. Uraho neza. Muraho neza. Reka nkwibarize ikibazo. Yego. Njyewe ndashaka ko tuganira kuri iyi topic. Ndakumva. Ni iyi topic ijyanye n'ibijyanye n'ukuntu nyine abantu bishyira hejuru. Icyubahiro cy'Imana abantu basigaye barakimanuye hasi, ahubwo bo bazamura icyubahiro cyabo. Ese ibi bintu urabibona ute muri iyi minsi dusohoye? Niko ibi ayo mageze ngo ndakubita amabandi. Amabandi? Oya se kandi. Nta mabandi. Ushatse kuvuga ko ubundi iyo wazamuye icyubahiro cyawe egare kurwanya Imana. None ko abakire bose bazamuye icyubahiro bizagenda gute? Nyine nawe nuko nyine. Ubwo ntibyaba bigiye kumera nk'aho batutse? Mbatuka nkubwira abo byanditse nge nsubisha icyanditse. Ni tubwire. Reba muri Luka wa mbere ureba umurongo wa 53. Ubwo ni Luka igice cya mbere umurongo wa 53. Kugira ngo basi abantu bashira amatsiko nawe ushira amatsiko. Kubera ko bigaragara ko abakire benshi bafite icyubahiro kandi barakigaragaza cyane. Uziko nubwo bashatse kubabwira ngo abakire bazatahamara amasa. Icyo ashatse kuvuga se? No w'igice cya mbere Luka igice cya mbere. Luka ibyakozwe n'intumwa. Mu byakozwe n'intumwa. Oya naho ni muri Luka. Igice cya mbere. Yego. Umurongo wa 52 ugeze 53. 52 haranditse ngo 52 anyaze abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje, abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amaramasa. Hari ikindi aho ngaho nanjye ndayamanitse. Sawa rero tuganire noneho. Iki cyubahiro abantu bari gukuza amaherezo nayahe kandi si cyubahiro gikwiriye? Amaherezo yabo Bibiliya iravuga ngo ingororano zabo bazigororerwa bakiri hano mwese mw'ijuru wapi. Niyo mpamvu ubona umukiranutsi arwana intambara z'akarwana n'iyo atazi ariko ari muri Kristo Yesu. Yego. Ariko batubwira ko abo kubahwa tugomba kububaha. Icyo uvuga ndacemera, ariko kububaha ntabwo bivuze ngo batujyane mu bucakara bwabo, ahubwo tugomba kubaha Yesu. Gute rero batujyana mu bucakara? Urumva? Reka ngo urugero
uri umukristo yego urasenga yego imana iraguhamagaye iguhamagaye bo bakubwiye ko wayobye ari imana nukubwiye ko wayobye uwo wumvira no wowe aho ngaho ibikwiriye nuko nakumvira imana nuko rero iyo niyo dukorera twebwe ari nayo bo basuzugura ni ukuvuga ngo bo baduhatiriza gukora ibyabo bijyanye n'icyubahiro cyabo aho kugira ngo tuhereze imana icyubahiro noneho kandi wumve n'ukuntu binakomeye baba barimo kurira imana mu mibare nayo ikabarira mu mibare none se Nowa yego wenda ntabwo tugiye muri politiki ya ntabwo ari politiki hari ibintu ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi budusaba kureka kandi wenda imana idusaba kubikora ibyo bishatse kuvuga iki urakoze cyane reka nguhe urugero bari guca inzoga yego ariko niba bari kuzica bari kusoresha abazicuruza mbere y'uko ugira ikintu uca uhera ku muzi wacyo ntabwo uza guhera hasi ubwo ni ukuvuga ngo uhera ku muzi aho gikomoka byakagenze gute rero iyo utagiciye uyu muntu aba ari umuforodera akunze inyungu ariko yanze ukuri kwiyamuhamagaza ariko Nowa ndakumva reka mubwire reba pasiteri Nowa mushumba Nowa cyangwa se mushumba Nowa kuko icyambere iyo uvuze Nowa bagira ngo ni rya zina rya kera rigarutse ariko nge ndi muri Yesu yego bivuga ngo nageze ikirenge mu cya Nowa yego ariko ubu noneho uyu munsi wa none hari izina Kristo abakurikira Yesu ibiri bitabashumba cyangwa abungeri yego yego none mushumba Nowa yego urimo urambwira ngo abantu barashaka gukomeza ko tubumvira ariko ntibumvire imana siko wari uvuze yego ariko iyi mana y'ubwayo ko niyo dusanga hari imitego yagiye idutega sibyo wanditse ijambo rya mbere riravuga ngo siko bimeze mugire umwete wo kumvira imana ngambana mugire iki mugire umwete wo kubana n'abantu bose iki amahoro no kugira gute komeza wowe ndagusubirisha ibyanditse no kwezwa kuko utejejwe atazabona umwami imana yego ikibazo kirimo ni iki ngiki imana kuki yashaka ko tuyumvira igashyiraho itegeko kuvuga ngo kuki hakazamo akarongo ariko utejejwe ntazamubona ngamva nawe nyine urumva tukayumvira ibyo kwezwa ikabishyize ku ruhande oya kwezwa ibikuramo tukayumvira gusa kuremwa wari waryiga kuremwa tubisanga mu itangiriro none se kuremwa nta mategeko n'amabwiriza bihari amategeko n'amabwiriza bihari n'ubundi mutega imana yahaye Adamu na Eva ibyawe byose ni imitego ukunda uwo mutego rero watezwe kuki imana nyine yawushyizeho uwo mutego watezwe kuki washyizweho nyine umva uwo mutego watezwe harimo ijambo guhitamo none se uragira imana izazi guhitiremo ariko imana ariko wahitondeye imana yaturemye idukunze nyine nanjye ndi kukubaza kuki itabivuze ngo shizima ivuga ati bana banjye mbaremye bakunze kandi mbagabiye ibi ngibi iyi mitego imana yashyiraga imana yaduhitiyemo ahubwo umuntu yananiwe kwihitiramo oya ntabwo mbyemera impamvu utari bubyemere ni uko mu mutwe wawe utari wamenya umwuka w'imana ugukoreramo kuko iyo umenya ugukoreramo ntabwo wakubatse ku kantu ubu imyuka irindwi imana ifite nayoborwa n'umwe koko ntabwo imana igira imyuka irindwi ifite imyuka ingana dusaba itashyuwe ibyahishuwe n'ujya kubara ibyo nibyo yahaye inde Yohana ku kirwa Ipatimu arimo arenganywa imana imbere y'imana hari imyuka irindwi icyo ubanza ukimenye gusa wenda cyabadeduka ngaho nyigisha noneho ubwo ari wowe utangiye kugira ntuzi reka njye nkubwire rero kuva mu itangiriro banza unyumve kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe avuga kwera kw'imana akavuga n'inkozi z'ibibi yego ni ibintu bingahe iyo myuka irindwi rero harimo imyuka igoma harimo n'umwuka wo kumvira
mujye mu nanjye gusubije ngo myuka irindwi Imana ifite nabura n'umwe muri iyo myuka irindwi rero ubwo mfite umwuka wari uzi ko abantu benshi bagira umwuka ugoma ubwo uwo mwuka ugoma ni nawo watumye abantu batayumvira cyane okay ngaho noneho twinjiyemo neza ahangaha noneho twinjiyemo neza ariko Isaac nubwo yazanyemo ikintu kijyanye n'imitego barangiza ukavuga ngo nakuremo imitego nanjye hano hari umutego nemera kandi urimo uragenda udufata kubera iki Imana twemera neza ko ubuyobozi bwashyizweho n'iki n'Imana mu rwego rw'uko Imana yemera bukagira gute bukabaho kandi Imana idutegeka ko twumvira iki abatuyobora siko bimeze none hano niba Imana idutegeka ko twumvira abatuyobora igice kimwe kandi hakaba hari ibyo ubuyobozi budusaba kandi Imana ikabitabyemera kandi hano ukaba uri kutubanga ikwiye no kumvira iki Imana none hano kuki bimeze gutya kuki hano yatubwiye ngo tubumvire kandi hano nanone ikagaruka ikatwereka ko hari ibyo tutakwiye kubumviramo hariya muri Samweli yego igihe uriya mwami yangaga kumva yego Samweli akajya kubaza Imana yamubwiye ngo icyo umuntu wubaha Imana wese akora ikintu yabajije Imana bivuga ngo umubarabaho n'umwiza arabaho kandi none hari ikintu abantu batajya bamenya niba Imana yarakugeneye imyaka 40 yo kubaho mu isi ntabwo uri buyigabanye ahubwo ni wowe uyigabanya ariko ya myaka nibiri bukubuze kuyibaho ariko ku Mana udahari ukabaho imyaka yose cyane ku Mana udahari cyane warakire Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe reka nguhe urugero Sawuli ubwe nyirizi si umwami ni umwami yari umwami si yari umwami ntiyagiye mbere yuko aba umwami kwa Samweli kwisha Bibiliya kera iyo bitaga babamenya none se niyagiye yarangiza ayajya kugira ngo atahe umugaraga akamubwira ngo mbabarira tujye kwa bamenya arangiza akamubwira ngo nta turo mfite ngo turajyana iki umugaraga akamubwira ngo nge ndarifite ariko mbabarira bakajyayo ngo babaza abana b'abakobwa bari bagiye kugira gute kuvoma ngo babana b'abakobwa baramubwira ngo nibihute ngo yagiye ku kanunga karuta utundi bivuga ngo iyo utari ku kanunga karuta utundi tununga ukurikiza abantu ariko Nowa mushumba Nowa rwose reka nkubwire iki kintu sibyo ndakumva iyo utari ku kanunga karuta kandi ukurikiza ibyo abantu bakubwira yego ariko Ezekiyeli aravuga ngo aba bantu bibiremeye utununga twabo n'insengero zabo nase wumvishe nge mvuze Ezekiyeli witonze gatoya urumva ukuntu David ariko itonde gatoya nyine ngaho komeza none aba bantu bari kutununga turuta utundi hakaba n'utundi tununga duhari ubwo utununga turuta utundi tununga turi abantu bubaha iki Imana none utununga tundi dukamo akubaha Imana ni kamwe nakubwiye wigize umbwira imyuka irindwi iyi myuka irindwi yose siko ijyana abantu nyine ubwo akakanunga kamwe ni k'abantu bubaha Imana cyane ubwo kandi kariho abandi bumvira amategeko y'isi n'abantu bariho ariko se Nowa ko ijambo rivuga ngo mugandukire ababategeka ni gute noneho tutazumvira cyangwa tuganduke abarimo kudutegeka kandi abategeka barashyizweho n'Imana ikemera ko babaho ikanatuga ko tububaha reka tujye mu ijambo ry'Imana nicyo nashaka reba mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 18 byakozwe n'intumwa 5:18 yego 5:18 hindura kuko nge ndagusubirisha ijambo haranditse ngo byakozwe n'intumwa 5:18 bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose bafata intumwa zose hatabuzemo nimwe bazishyira mu nzu y'imbohe komeza maze nijoro marayika w'umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe arabasohora arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubu bugingo babyumvise batyo binjira mu rusengero mu museke
barigisha. Urakoze nushaka urumva bagira gute? Barigisha kandi bari bagize babibujijwe. Bivuga ngo rero dukora umurimo w'Imana mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye. Iyo rero ushatse kudeviya ukazana amarangamutima buryo uri gukwepa Imana. Ko muzakubitwa ibihoko byinshi abashumba. None se wagira ngo ubu bishatse kuvuga ngo kano kanya niba burizi ikintu cisha umurimo w'Imana. Yego. Cyambere kutumvira Imana bumvira abantu. Bakumvira abana b'abantu. Aho ho ndi kubyumva. Yego. Namaze gusobanukirwa. Yego. Ubu ikigaragara cyo tumaze kubona ko hano nubwo hari icyo ushobora gusabwa n'ukuyoboye cyangwa se no gutegeka iyo kinyuranyije n'Imana ishaka itegeko ryayo. Yego. Aho ngaho wemera no gukora cyane. None uyu munsi rero abo twita cyangwa abo tuvuga ko bizeye baranga gupfa mu mubiri, niyo mpamvu bazanapfa nanone nyuma mu mwuka. Bivuze ngo abantu barimo barakwepa kubabara. Yego. Bitewe nuko hari ibyo batari gukora basabwa n'ababategeka cyangwa ababayobora ariko Imana idashaka. Bakanga kubabaza umubiri bagakurikiza ibyo babayobora. Irari ry'iki ry'imibiri yabo. Mushumba aho ndi kubyumva. Imana ishimwe. Aho ndi kubyumva. Ubwo ibyo nibyo byabaye kuri nde? Ku ntumwa. Ni nabyo byabaye kuri Samweli agiye kubaza ubwo yimikaga Sawuli akavuga ngo bareke icyo bashatse. Yego. Ukibaye ariko bazabatwara. None se mushumba. Yego. Nkubaza ikindi kibazo. Aha tubonye ku ruhande rw'abandi rw'abakristo. Yego. Barenganywa bazira kumvira iki Imana. Kandi bakarenganywa na babandi bayikwebye. Yego. Batumvira aricyo Zekiyeli yararimo. Ariko noneho hano ubu turi ku kintu kijyanye no kwishyira hejuru cyane. None ko mbona hari n'abashumba, mwebwe bashumba, ababishopu n'abapasiteri, namwe musige mukuza icyubahiro cyanyu kandi mugashaka ko tukigenderamo. Urakoze cyane. Yego. Aho Yesu yaravuze ngo umwigisha n'umwigishwa bagabana. Iyo binaniranye rero hari ijambo riri ndumva mu Migani 30:5 havuga ngo iki? Hasome uwumvire Migani n'abandi babyumve neza. Migani 30:5 35. Yego. Cyane 30. Migani 30:5. Yego. Aho haranditse ngo umurongo wa 5 turebe neza. Umurongo wa 5 haravuga ngo ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ikagusanga uri umunyabinyoma. Subiza murumva. Rero kuba yamuretse suko ahubwo ni cyagiye amaye cyo kuzamara mu isi. Ameze nk'inka. Yego. Abantu bakamubona agenda bakagira ngo ni umuntu kandi kwanza ameze nk'inka. None ubwo ko numva birimo birerekeza ahandi muhora mutubwira ngo niba mudushumbye muri ba bishop bacu, muri ba pastor bacu, muri bashumba bacu ngo tujye tubita ba daddy, ngo daddy, ngo mami. Ibi bintu aho si cyane wowe nibwo bwa mbere dukoranye ikiganiro. Yego. Ntago nge nitwa daddy, sindimbwa. Daddy nimbwa z'abakire. Ngewe wanyita umubyeyi, ukanyita umushumba, ukanyita umwigisha, ukavuga umubwiriza butumwa bwiza cyane. Mushumba aho ngaho hari abandi bari bukumve nabi. Oya nawe. Hari abandi bitwa ba mami, hari n'abandi bitwa abo bitwa ba mami. Ngicyo nshinzwe ni ukuvuga ijambo ry'Imana uko riri. Ntabwo shinzwe gushyiraho udusirimu. Ntabwo Imana yaduhaye udusirimu. Niyo iguhaye ibisirimu ikwitira abasogokuruza batubanjirije. Ntabwo ijya ikwitirira amazina y'ibihimbano by'ibinyoma. Kugira ngo twihute cyane. Yewe. Tumaze kubona uruhande rw'abantu basabwa kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Yego. Tubona n'uruhande rw'abantu bishyira hejuru. Yego. Kandi twabonye ikizaba kuri ba bandi
bumvira Imana. Yego. Ese niki kizaba kuri aba bishyira hejuru? Ukoresha ibyanditswe. Urakoze cyane. Somera aho muri Luka igice cya mbere umurongo wa 71 ugeze 73. Luka igice cya mbere murongo wa 71. Yego. Aravuga ngo kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira abasogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera. Indahiro yarahiye basogokuruza ko nitumara uyu nitwe kuko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi ba tuzayisenga tudatinya turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yose. Arantu urumvamo amasire. Mushumba ndafashijwe. Imana ishimwe. Tirisubikira. Ndafashijwe pe. Imana ishimwe. Ndafashijwe. Amen. Ariko hano hari umugabo. Nise nibuka ibya wa mugabo Herode. Yego. Ubwo ni ugarutsemo. Wabonye ko we yashakaga abamukorera, agashaka n'icyo ngo bakajya kumushaka w'amahoro. Aribwo bafungaga intumwa rero. Yego. Nabo bari baramaze no kuyoboka. Bari baramaze kuyoboka, ariko iyo wayobotse inzira itandukanye n'inzira y'Imana, nakubwiye ko yidahoreraho, irakureka iminsi yo kuremwa kawe ikarangira. Ariko nukuvuga ngo hagati aho uyu muntu aba yiyica. Inama watugira ku mpande zombi. Inama nagira abantu, yego, nukumenya guhagarara muri opposition. Muko umunyepolitike yahagaze muri opposition, akwemeza urwandiko rw'umukara ko ari umweru kandi atari umweru. Yego. Noneho wamubwira ko ari umweru cyangwa wamubwira ko ari umukara, ati itegeko riraguhana. Kandi nyamara we yica amategeko menshi, ariko yarangiza agahana uwayobora. Yego. Atigize atatihereyeho. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo rero, niba urubanza ruhereye mu binzu y'Imana, yego, mubatizera bizamera gute? Bivuga ngo ntacyo bafite. Niyo mpamvu rero urubanza ruri guheraye muri nyir'umurimo. Iri jambo turabisoza dusenga isengesho rifite imbaraga. Imana ishimwe. Kuko hari abantu bakeneye kumva ibi bintu. Amen. Noah, mushumba ikiri ikibazo kimwe iki ngiki. Dufite impande ebyiri. Impande uruhande rumwe rw'abantu bumvira Imana. Iyo bene turayisubiramo, wenda dukora inuza twe turakora conclusion dusoza hanga. Sibyo? N'urundi ruhande rw'abantu batumvira iki Imana. Aribo bantu bategeka iyi si y'umwijima nakoreka nkongero sininya kukavuga. Yego. Ari nabwo twese tubarizwamo, ariko dushaka kuyivamo kuko turi hano ari mu icumbi hasi iwacu. Yego. None aba bantu bayobowe n'iyi si y'umwijima, ni ikihe kintu wababwira gishobora kubakura muri uyu mwijima kikabazana mu mucyo urimo nk'umushumba? Buriya waruzi yuko umupfa ngo naho wamusekura nk'ingano ngo adashobora kumva. Ndagushimiye, amahoro Imana akomeze kubana nawe. Mukore subscribe, ugiye kuvuga ngo kimuvane nukubwira bumva batarumva batazumva izabumvisha. Ibi ni by'umwuka bwira amatorero muri iyi minsi. Kanda subscribe, ukore share, comment, ibitekerezo birakenewe kandi rwose inkunga yawe ni ingenzi. Turabashimiye. Noah TV1, ngibyo TV show, abasenga TV show, Ndamuzi TV, Ndaguteture TV. Mwese mukomeze kugira amahoro y'Imana. Urakoze Yesu, murengezi mwiza, data wa twese. Abo washize mu biganza byawe baracyahari. Twongerera imbaraga kandi uduhe gukomera ku munsi mubi, uduhe kugendana nawe. Turinde imbaraga z'ibinyoma zose zibana natwe, ahubwo uduhe kubana nawe. Uri umwami mwiza. Waravuze ngo nitubana n'abasambanyi n'abanyangeso mbi nitugakora ibyabo, ahubwo tujye dukora ibyo wategetse. Nabo bagume ngo kuko ntabwo turava mu isi, turacyari mu isi. Umwuka wera aganze kandi ayobore mu izina rya Yesu Kristo. Amen.